yerekana Sabius wa Simbi TV ari kwirukanka aca ibiti n'amabuye yirukanka ngo yari ari gucika bari bamwirukankanye ngo bashaka kumukubita ubuhiri ngo bamumene impanga. Nese mama ibyo bari kuvuga ngo yari agiye kurongora agahinja katujuje imyaka aga kurya voka iteze aho se nibyaza kumukoraho bakobwa mwakowe imbe bifatirwa mu nzira icamo. Nese ibyo bavuga yuko ari kuyumvishije yuko yari agiye kurya akana ngo atoroka ngo bakaba ari bwota amasimbi kabaye ibi byo wari ubizi. Yesu yagoponda ati witabagwe ne wabonye yuko rokete yari iremera akawatereka njya kwirekura ibwota amasimbi bahu maye nk'ikibaye kigoryi aho bose ubutabera niwe uzabakurikirana. Uyu Sabius wa Simbi TV uri gushora urufito muri social media ngo agarure igikundiro cyangwa kuzo yataye aho rizagaruka sakasa mutwe. Reka nangire mwiyumvire. Yagopunda ati nyuma yo kwicekinga akoresheje ghetto youth agasanga abitse karachinikofe mena amabuye inyundo amashoka n'ibindi bikomeye cyane bityaye byo gutera Sabius wa Simbi TV yahise agira ati reka nikoze Buganda agenda zinze agiye Buganda. Amaze kugera Buganda yahise afata za karachinikofe na mnuza zose yohereza Sabius wa Simbi TV. Sabius wa Simbi TV akimara kumenya yuko ibyo byose byagiye ku karubanda agira ati reka nifatire Rutemikire ndabona bikaze cobora gukurikiranwa. Ubu yibereye ibwota amasimbi arimo arabyota nk'uko abandi bose bari kubivuga arakurikirana. Mbega yabuze iriva n'irizima ari gushora urufito ngo agarure igikundiro n'izina rye naho kumbe yamaze kwisiga umwanda. Ese mama bizaherera hehe? Reka dukomeze turebe. Ibintu byakomeje kugorana kuri iyi mihanda ya Kigali.